intera umunezero iyo nibutsa aho wankuye Yesu, intera umunezero. Uwo munezero buri wese ashobora kuwutunga, umunezero ukomoka ku guhura na Yesu, umunezero utangwa no kubakira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana, umunezero ugendana n'ibanga ufitanye na Yesu, isiri mucirana ndetse ubuhanga kwigisha, imbaraga gutera, umunezero ujyana no kubaho utabwirijwe n'isi gusa, utabwirijwe n'ibyo kamere yifuza gusa, no kubaho witsinda kandi wigenga. Alleluya! Kristo Yesu akuzwe muvandimwe. Tugire Kristo, akira Roho Mutagatifu, akira ingabire, akira imbaraga, akira umugisha. Uyu munsi ni umunsi dushaka gufatanya nawe gutekereza, kuzirikana, kureba uko twafasha abantu bose bagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge. Isi ya none iduha uburyo bwose bushoboka bwo kubaho uko umuntu yishakiye, ndetse amategeko ashyirwaho akarengera abashobora kubangamira ushaka kubaho nk'ikigenge mu mibereho ye. Ariko ikibazo, ese ibyo ukora byose mu buzima bikugeza ku cyo wifuzaga, warangiza ukavuga uti nabishingira intahe, nabitangira ubuhamya ko ibyo nakoze mbyifuza, ibyo nagendeyeho nabwiwe byagejeje ubuzima bwanjye ku mahoro arambye. Ibiyobyabwenge ni ikibazo gihangayikishije imiryango myinshi, abantu benshi, ibihugu byinshi, kandi bikagira ingaruka ku bantu benshi mu bihe binyuranye. Ni gute wafasha umuntu kumenya icyo akeneye? Ni gute wafasha umuntu kuva mu bantu benshi bamuyobora mu nzira y'igihogere? Ni gute wafasha umuntu kushishoza no kwifatira icyemezo akamenya icyo akeneye, atagengwa n'ibiharimo n'ibyamugizeho ingaruka, ahubwo n'umurongo w'ubuzima yihaye? Uyu munsi turazirikana abantu banywa ibiyobyabwenge, baba ari byo bitera mu maraso, ari byo banywa mu mataba anyuranye, byaba ari uburyo abantu babirya mu biryo, cyangwa se bakaba bashobora no guhura nabyo mu buryo butandukanye. Imana n'umukiza w'abantu bose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhinduke mwange ibyaha byanyu byose, icyabatera impamvu yo gucumura mukirinde. Muzibukire ibyaha byose mwakoze, mwirememo umutima mushya. Niko se muryango wa Isiraheli, niki cyose cyatuma mugomba gupfa? Ntabwo nishimira urupfu rw'umuntu wari we wese. Nimuhinduke maze mubeho, uwo ni Nyagasani ubivuze. Urabisanga muri Ezekiel umutwe wa 18 umurongo
wa 10 wa 30 kugeza ku murongo wa 32. Muri iri sengesho ryo kuri uyu wa gatanu, muze dufatanye gusenga no gusabira abagizwe imbata n'ibiyobyabwenge, abafite indwara zikomoka ku biyobyabwenge. Muze dufatanye gukingira abugarijwe n'iyo myuka mibi bagendaho. Mwibuke ko Sekibi ari umwanzi uhora azerera atontoma ashaka ko yaconcomera. Muze kandi twige uburyo dushobora kubaho mu mwuka w'Imana, mu mbaraga zawo, mu gihe hari indi myuka mibi ku isi igamije kuvuguruza Imana. Kristo yaratsinze. Kristo ni umukiza. Kristo ni igisubizo.